Yewe nitwa Mageza Esidarase, nkaba ntuye mu mudugudu wa Gakiri, Kagari ka Bikomeye, Umurenge wa Gitoki, Akarere ka Gatsibo. Nkaba mfite ikibazo cy'umwana yitwa Uwimpuhwe Alisa, akaba yiga mu mwaka wa mbere primaire. N'imibereho mu rugo yamaze kudushirana, ibidutunga ntabyo tugifite kubera kumuvuza igihe kinini. Nkabasaba abakozi b'Imana, ari abihaye Imana, ari abapasiteri, ko badutera inkunga tukabasha kubona ukuntu uyu mwana yakomeza kuvuzwa, kandi akabasha kubona uburyo yavuzwamo. Kandi n'izi ni impapuro namuvurijeho igihe kinini. Aya ni amatarasiferi, imiti yo kwa muganga. Izi ni impapuro ngenda muvurizaho kwa muganga i Kanombe. Dore n'impapuro zo kwa muganga bagenda baduha buri munsi iyo twagiye, kandi buri kwezi niko tugendayo. N'ubu muri iyi minsi tugiye gusubira, ariko nta bushobozi dufite bwo kugira ngo tuzabashe kugerayo. Mbese ibintu byadushizeho nta kintu tugifite ku buryo nabasha kugumya kumuvuza. Abasaba abakozi b'Imana n'abihaye Imana n'abandi bantu bose ko badutera inkunga. Bakaba abakozi b'Imana bashobora kuba badutera inkunga bakaduha ubufasha, umwana akagumya akahabwa ubuvuzi, akabona n'imiti, kuko ari no muri aritegura no kuzajya kuvurizwa hanze kubera iyi ndwara iramufata ikamurya. Kandi hari naho hamwe byatangiye, hari naho byatoboreye mu mukondo. Ubwo byatangiriye mu kibuno, biraza bifata mu gitsina hagati y'amaguru. Ni ukuvuga ngo umuntu atinze gake ahita ahinduka n'isura ntiyongeye no kugaragara. Ubwo hari naho byatangiye no gutobora, byatoboye no mu mukondo, no mu birenge buriya byatoboyemo. Nubwo wakumva afite umutima wo gufasha, yabasha kudufasha, yaba ari abayobozi bwite bwa leta, yaba ari n'abandi bantu bari kutureba nk'uko mwana tubonye kuri BTN. Ufite umutima wo gufasha yabasha kudufasha, kubera ko n'imyenda kuri igihe nabwo tupfa kuyibona. Ubu n'ipantaro ngira ni yonyine kubera amafaranga yashizeho. Mbese uko mpagaze ni uku nguku uko mutureba. Ubwo rero wakumva afite umutima wo gufasha, wo kudutera inkunga, yashyira kuri nimero ya telefone 078 6,815. Na Airtel ni 073 75 43 Izo ni nimero zibaruye kuri Mageza Esidarase. Ubundi Imana ibaho umugisha kubwo inkunga mugiye kuduha. Kandi hari n'abandi bose, hari n'abayobozi, ari n'abandi bose nabo rwose badutera inkunga, kuko dufite ibibazo bidukomereye. Hari n'inzu nayo yenda kutugwira, umuyaga ejo nabwo warayigurukanye, umuvu wenda kuyitwara. Ibi byose ni ibintu mbese bimbaza amafaranga kandi ntayo mfite. Ubu n'uyu mwana agiye kumusubiza kwa muganga ejo ku itariki 12 z'ukwa 12 i Kanombe. Ndumva nabwo wenda bashobora kuduha na tarasiferi tukamenya ahandi tugomba kwerekeza, kuko iyi ndwara iramurya cyane, iramurya ntajya asinzira. Buriya ukuntu hameze harahindutse, mbese ni uku nguku. Ngaho Imana ibahe umugisha, murakoze.